niko nyirandatwa niko nyirantu shinguka hagarara kakubitwa n'inkuba uza guhagarariza yaso ndavuze ngo niba ari nyoko wabarize nabi niko muko mvana ubwo busa imbere si papa nambaye busa birega nibyo bakeneye bro mwagiye mumvugira none se ndayambaje kandi ndi kuri TikTok ibi nibyo wahaye nibwo burere wahaye bashiki bawe nibwo burere wahaye bashiki bawe batwicarane kicarira ubusongoye karindagira mba hejuru za kwicara n'ubwo busa nambaye za kwicara hejuru n'ubwo busa wowe mwicara hejuru njye mwajya muza ntabwo mwajya muza ngo mbaganire ijambo ryo muri Bibiliya umugongo waranze weyo Supanasoni baba bafite akazi ubona mbe mujya musoma ijambo ry'Imana cyangwa se ndifite kuri TikTok ari si we wagiyemo ari amateka y'umugabo bitaga Salomo bura muri Bibiliya nkundamo Salomo ko ari umugabo w'umuhanga uyitangaza nshaka kuzatera ikirenge mu cya Salomo utunze ndabufite na Salomo yarawufite papa twifotozanye twese gato bano bamukomeye Salomo niwe mugabo wabaye intwara azana abagore 1000 gahomba amabyi mu gitari abagore 1000 ushaka kugura abagabo bangahe abagore 1000 bahe papa uvuze ngo ugiye ufite abagore bangahe mama ngwino kagira inkuru rero nasi ibihumbi nturabageza ndimo ndabasomera muri n'igihe wahereye ejo ese umwe w'ikibuno wejo bonde ese ga nimwari muhari dore warabatorongeje bose bageza Kigali wababwiye amakuru y'umukobwa wazanye mu minsi ishize yazanye umugore ufite ikibuno bambi wagira ngo ni gaze y'ibiro 6 iteretse ku gahinga mu mugongo agendana aramujyana mutambagiza imirima amugabiza imirima nge bisusa aratotora awuhindura inyume imboga ararimbagura babona bafatanye ku agatoki ku nabaho mukabanda yarutanze wamubona uyu musaza agenda ajegera ku nkoni atabasha kwikura aha ngo Korodina ndavuga wamubonana n'uwo mukobwa mungana muri mu myaka imwe yari yambaye gutya mama twamba jenye se ko ndakubwiye ngo afata ikibuno cyawe ufata icyo murumuna wawe ubiteranye yakambabwira none ubu ngubu nibaguhagisha kugira igihugu ariko njye mbona nzakuzira iwane uyu mwaka karinda akananga ukakubitwa n'inkuba ubu se abantu buri kubatoza iki ubu rabicaje ngira ngo bambaga umusaza agiye kuganiriza abana kutubya ngo tuzatere gukirenge mu Salomo ngo dushaka abagore 1000 telefone yawe dore turebe pa kofi niba kuza usanzwe usenga byaje kugira ndi gusoma muri ntabwo bakabye kugira Bibiliya n'ibitekerezo ufite agane by'abana uburenze kuri banga umaze kugira ushaka sari gusoma muri kangaho bose abana 25 asoma si Bibiliya ibamo Salomo ngo ni mubyare ngo mworore isi wagira ngo nibyo ashaka gusoma ubu ngubu itabi na Bibiliya babifatira rimwe ubona itabi Bibiliya ngo nawe uganirije abana ngo twigize uri kuvuga gake abagore 1000 Bibiliya itabi ibibuno by'abagore ufite ibibazo niba ushaka kugera mu kirenge mu cya Salomo ukagira abagore 1000 uzabanza ugira ubutunzi bwo yarafite mbona tuzashingura ikote niba kumbwire narabyaye mbona tuzashingura ubwo burenge kwa bana abo se mama ubwo mwayo moka mama ko ari kuvuga yuko nambaye nabi ishuri waturiye abana barize ntabwo twizangaye Nina njye kuri TikTok ngo nifotoze nerekana abagabo bereka ikibuno mfite nzatungwa niki simera kuwa mbere nkayiza ko nirenze intabire uracyashoboye no gufata isuka uruko sinzarurenga kuko nzakwica menye ngo nyemba Imana yarakunteze ngo uzandime yewe mbona ari uzakwiyicira bakamfura uranyica kangahe reka nkubwire ukuri muze ndakora kuri mama urugira amakosa byagenze bite ajya mwara reka nkubwire ikintu kimwe ubundi ngende reka ntuyivunye neza ngiye ngo ni njyewe ubushatse ngo ni Korodina ndakwihanganira nkora imirimo njyenyine ariko ntujya wowe ikintu nakubwira cyo ni kimwe nzakuzira akazira ubusa ugana nawe nzakuzira
bino birayi bimaze kuba ejo bundi musharu yanjye ntabwo mwayikinduye sha kuri noheri niho uri kwita ejo bundi mu kwa cumi nawe kuri sekuru nawe bari kumpa 40. umenya ko dufite abakobwa bagurira inyama utazatuma bajya kuzishaka ubundi se birirwa mva amazi nyine jya ubagurira buri kimwe wowe umenye ngo nakoze ibyanjye nk'umubyeyi njya mbareba bakunda inyama kubiri nkawe baragukurikije ntamenye nkigira kuzirya mwana wanjye baziryara umva rero doba bari mu matelefone ntawahata uturayi nk'uku barangize noneho rero museje ubundi kwa Kasiyani hariya hepfo muri za kawa habereye intambara y'abagore ngo bari gupfa iki ngo hari hapfuye imegeri abagore bararwana umwe haruguru kwa Radisirasi Veneranda arahaguruka arahubuka amanuka afata igiti cy'ikawa aba arashinze agiye kubita domina mu mutwe Janete aramanuka umva mwana waje uhera hariya ngo uri gushaka inzu nawe ndi gushaka inzu se kuki mutakiri uri mwana ngo ngwino yo ukibondo uraho neza mwiriwe mubyeyi mwiriwe ku bwawe bigenze bitese Sifi urari ryawe ntabwo ari ryaka kanya uyu mwana ko aje gushaka inzu ubu ko ari uganira na mere none se ko ngende gushaka inzu kandi bigenze bite hano nanzi hari komze wagiye ukizwa fasha nkwerekera inzu mwana umva reka n'izi nkubi inzu sirahari inzira hari bangana n'abana bawe reka n'izi nkuba ibivangu byose n'iby'iwanyu inzira hari muze ngura nkwerekera ari kibi nunyereke ntabi ese ubu ugiye kumwereka inzu gusa onda se umukobwa nese na hano ntiwashobora muze sazara uru rupangu ruriya do biriya n'iwanyu niriya nihari kamera tuzadusiga ku rero mfite abana hariya benda kuzamura umutima none se kunyereka inzu ko mwumva abana bari kwiga nabi byagenze ntabwo bubatse bahise dore iriya iyo utambutse iriya ugaciriye uriya muryango iri isize irangi ry'umutuku niyo yawe reka buriya ushaka ntuzanayishyure reka uriya mugore akakubwira nanayishakaga cyane iyo nabagamo baransohoye ndabuze iyo buriya haguruka ujye kureba mu bantu rero ko nta kibazo ntimukambugire mu miryango ubusize mama ukucimwa n'umwana mwanyu ngaho se basigereka umva mwa uzi n'utwari kwimwereka hariya ku muryango uriya muryango ukomeza iriya inzu irimo ugusohora umbwiye kandebe ko na ibyumba birimo ari byo nshaka